ubundi wagakwiriye guha umubyeyi wagaciro kuko ukimubona, kuko iyo mpano mu buzima bwawe ntabwo uzayihorana. Umunsi uzaramuka igucika ikava mu biganza byawe, ntabwo uzigera uvuga ngo nzangira kubona indi imeze nkayo. Wapipe ubundi nimba umugani ucibwa baravuga kaburani kaboneke ni nyina w'umuntu. Umubyeyi wawe uvuga ko byose kuri wowe uriho kuko yabayeho, iyo atabaho ntuburiho. Uriho kuko yari yagize ibintu runaka yagukoreye. Zahizi ngizi waba warize ugasoza ubikesha umubyeyi wawe, waragwaraga karahangayitse kuryama akabyihorera, ariko paka kugira ngo ukure. Yavuga ati uyu mwana mubona gutya kumukuza kwanjye byarangoye, ariko we wamara kwigira hejuru ukumva neza ko umurenzeho, ukumva neza ko utakimukeneye. Ntabwo ibyo kuntu byagakwiriye. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu buzima busanzwe. Niba rero hari ibyo uri gukora, ndakubwira ati komeza ukore ushikamye, kandi umunsi umwe bizagenda neza. Abari kugwanya wibatega amatwi, icy'ingenzi ni ukukora cyane kugira ngo ukabye inzozi zawe no gukora ibyo wifuza, kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima, kuko twese muri isi nicyo kintu cya mbere tubaho tumaranira, kugira ngo tuzahindure ahazaza hacu. Ubundi ahazaza hacu no hambere dukeneye guhindura byinshi cyane, kuko hadahari tudafite gupushinga ngo tujye imbere twizera Imana ngo ubuzima bwacu niho bushingiye, kuko tudafite Imana iturebera buri munsi nta handi twaba dufite ho kurya cyane. Shima Imana rero nimba hari ibyo uri gukora bigakunda, ujye umenya ko ku rundi ruhande hari mugenzi wawe utabashije gukomeza muri ubu buzima, ariko nawe ntago byabaye kubera we ngo yabigizemo uruhare, uko Imana niko yari yabipanze. Wari mu kazi biri gukunda, hari uri mu bitaro, kandi mu kubaho kwiwe hari umwuka ari ugusabwa kugira ngo awongererwe, ubuzima bwe bwa buri munsi bukomeze burye imbere. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira icyizere nk'abantu, kugira ngo tugire ibyo tugeraho mu buzima bwacu. Hari abo dukunda ari uko batakiriho mu buzima, tukabona imiryango yateranye. Mu buzima ushobora kuba ufite mami wawe, ukaba ufite ibintu runaka ukora cyane birenze cyane, ukaba wenda warabuze time yo kumugeraho nanone mu buzima, ariko nanone wenda uri guhindura mu mateka cyangwa ubayeho neza. Ariko niba ukora cyane ufite akazi keza, ntabwo wakakwiriye kumva ko umubyeyi akwiriye kubaho nabi muri bwa buzima. Irengagiza ibyo yagukoreye byose, kuko ni umubyeyi wawe. Kuba nawe byaragenze kuko byagenze nabi, suko yaguteranye kugira ngo agute, ahubwo kugira ngo afate icyemezo cyo kumva ko ugafata icyemezo cyo kuva mu rugo ukajya gukora ibindi birenze byo guhindura ubuzima bwawe. Nukubera yuko nyine nta kintu yari afite cyo kukumarira kugira ngo agukorere ikintu kirenze. Niba mu buzima rero ufite umubyeyi, mukunde akiriho ukimubona, kuko igihe runaka ntabwo ari kite kuzamuhorana ngo uhore umubona nkuko ubyifuza. Batose abantu benshi kuki bahari ibintu runaka nabonye bahuriraho kandi bakanabikunda cyane. Umuntu ashobora kuba atazi iwanyu, ariko akazahamenya ku munsi w'ubukwe, yego sibyo, no ku munsi wapfiriye, no ku munsi hari umuntu wo mu muryango wapfuye. Nanone mu ikindi nanone arya abana birengagiza ababyeyi, ariko hari n'ababyeyi birengagiza, hari n'abana birengagiza ababyeyi, ariko abo ngabo ababyeyi bari bigwari cyane. Buriya mu buzima kuko umuntu ashobora kuvukira mu buzima butari bwiza, iyo topic ari tuyivugaho nayo. Ntabwo akwiriye kumva ko umwana ashobora kuza kuri nk'umutwaro utwaye, kuko umwana muri happiness mwagiranye hagati yanyu mwembi ni ibintu byabashimishije. Niba haravutse n'ikintu mukore kucyakira kuko cyavuyemo. Ntabwo rero umwana wavukiyemo muri ibyo bintu yagakwiriye kuba inzira karengane y'ibyo mwakorenganya, akarenganizwamo muri ibyo ngibyo. Ndengana babandi bafata bakuramo bafata nk'umuntu akavuga ati ngo sinshaka kubyara, agakuramo inda. Biragayitse cyane. Ubundi umubyeyi wawe yaramuka navuze ati reka nkuri nk'icyo yakoze, uwo barabayeho ubwo sisito ibigeze abari mbi cyane. Oya n'uwivuga ngo nimbi nta n'umuntu uburi. Sasa reka mazima bwire ibyo bintu tuvuze ko ari bingahe? Bibiri. Umuntu amenya iwanyu yaje ku munsi w'ubukwe, bukitabirwa n'abantu benshi. Yego. Ku munsi hagize umuntu muri famiye wapfuye, uvuga ati ntawe wapfuye yamenye kuko mwakorana akazi. Kuko umuntu ashobora kwirengagiza ibintu byinshi cyane, ariko umunsi wo gupfa kwawe cyangwa ewana ugasanga nyine ni hahandi baje benshi cyane. For example nk'umubyeyi wawe nkumuha agaciro,
ariko yapfuye kuko ngenda mufite nanjye namufite mu agaciro kuko nkimubona kuko ntabwo mvuga ngo iteka n'iteka mu buzima ariko nzamuhorana reka mvuga tereka mwubahe kuko nkimubona iteka n'iteka nshobora kuvuga ngo sinamufashe neza simukurira cyangwa simwubaha ibwanjye namara kumubura nkifuza kuba nabikora kandi ntaho mfite ndi bwabikorere nose ditayise sibyo hoye hari n'ababaho bakagenda bakabiterera iyo none se kamubaza njye impamvu ngiye kuvuga iki kintu kiba kibabaje nk'umuntu yirengagije umubyeyi we yamwatse agasabune ko koga afite amafaranga umwana we yarakoze cyane ni umukire kabisa ariko iwabo ugasanga nta kintu na kimwe gihari cyakozwe oya ahubwo kavuga ngo hari ukuntu umuntu akorera amafaranga akagenda akaba menshi no ku kazi akagenda bakamuzamura mu ntera urumva noneho mu gihe ateza imbere hahandi wabo kugira ngo azamure iwabo bamubwira ati mwana wanjye umeze ute ati wapi narakubiswe kandi afite ibintu ho kugira ngo asige urwibutso bikanga rwa rwibutso ariko akarata agize ute mu bakobwa ntabwo yabarara ibyishimo ntabwo abibura inzoga itabi kabone ubwo atanywa itabi akabare aho basohokera bara nziza cyane aho bateka inkoko iryoshye umubyeyi we ari hariya arimo arahinga ibijumba nabyo bidafashije arimo ararya yavunitse birenze kandi afite umwana ukora cyane sibyo impamvu twagakwiriye kureba kuri abo bantu twese nk'abana ubwacu anytime tutazisanga muri iyo risike uyu munsi icyo kintu kirahari kandi kirabangamye muri sosiyete ni kibi kiramunga sahizi ngizi kuba utamufata neza anytime abo bakobwa wirirwa ujyamo ntekereza yuko umunsi uzahura na risike nta n'umwe uzajya kwitabaza umufashe ariko umuntu wa mbere uzareba ati mama papa tinagize ikibazo mwandepanye nkakemura kino uko byambereye ibibazo dukwiriye kumenya ko mu buzima bwacu ababyeyi bacu ari abantu bakomeye kurusha ibindi byose ni nayo mpano yonyine Imana yaduhaye imwe rukumbi itagisimburwa n'indi mpano mu buzima icyo kintu cyose cyo dushimira ababyeyi aho bari hose bakwiye kubahwa ni abantu bakwiriye guhabwa byose mu buzima kuko sahizi ngizi nshobora kwiyemera ngo bitewe n'ibyo nagezeho of course nibyo nabigezeho bitewe yuko hari uwamanjirije kugira ngo andeberere urinde wo kuvuga ngo hari ibyo wagezeho utubaho umubyeyi wawe oya nshobora wenda kuba narabigezeho mu rugo batarabigezeho uruhare wumvishe impamvu mbikubwiye gutyo wenda hari nta sapoti bigeze bama ku byo nshobora kuba mfite sibyo ariko sapoti mfite ya mbere kuba naravutse kuko ntabwo bari kurihira uwo batabyaye kuba naravutse ushobora gutekereza ukavuga ati iyo ntabyarwa nawe nari kubyarwa n'undi ntabwo ubizi ko umuntu wari kubyara maybe nyine akaba ariko nyine ubwo nawe filozofi zanjye nyine akaba ariko zibimbwira ubwo bwenge bwaba mupfuye sibyo avuga ati ubundi bareka kumbyara nageze mbaha itegeko ryo kumbyara buri ugasanga ariko icyo byari kuba bimeze yego nuko amaherezo nyine ugasanga nyine nisi ibintu nk'ibyo si bibaho kuki se ugenda ukazabagaruka ahubwo twakamenye ngo ababyeyi bacu ni iki kuri twebwe nicyo kibanze apana kwibuka neza yuko umubyeyi wawe akwiriye guhabwa agaciro muri byose uruhande rwose waba urimo rwose mu buzima ibuka yuko ari ikintu kirenze niyo ntambwe ya mbere igoye gutera ni nacyo kintu cya mbere kigoye kugeraho niyo mpamvu dukwiriye gutera intambwe tuvuga ati ababyeyi bacu basobanuye iki niba umufite ndamufite ikintu cya mbere buriya aba yaramaye ni urukundo rungejeje aha urukundo rwe kuko yaba adafite urukundo naba yaramaye ibere icyo nicyo cya mbere nubwo baravutse nta nubwo mba naravutse mu gihe mama yakubyaye harimo benshi batabashije gukomeza mu buzima yego abandi bavuye mu buzima njyewe ndacyari kumwe nawe aracyandera aracyama ikijumba nkarya nkaryama ni gute nzagafata nkamwibagirwa twagakwiriye kumva neza ubushobozi ubwo aribwo bwose umuntu yaba afite yagakwiriye gutekereza uwo bukomoraho ubundi mu buzima umuntu ashobora kugutererana ukumva utamubabarira mu bintu byose bitewe ko nta kintu yagufashije for example wenda umuntu aba yararezwe n'umuntu umwe wenda for example muri bwa buryo umuntu aba yaravutsemo bwa happiness akavuga ati njyewe navutse mu buryo bwa happiness byari ibyishimo by'ababyeyi bitavuze se ko udakwiye kubahwa
nyine harimo ntabwo nyine ababyeyi nyine ntabwo tuvuze ko harimo n'ababyeyi babyara abana bakabafata mu buryo butandukanye nyine bakabafata nabi. Ariko guys nkubwiza ukuri sibyo, buri muntu wese aba aharanira akavuga ati mana yanjye kubyara burya umwana mu buzima araryoha. Burya umuntu wabyaye ufite abana iyo hari ibintu runaka abana be bakoreye ababyeyi, umubyeyi usanga atewe ishemwe n'abana yabyaye, kavuga ati mana umwana yagwara gatoya, ati umwana wanjye byagenze bite, ugasanga yarahangayitse cyane. Ariko harimo abana ababyeyi babo bagwara na mituweli yabuze, ati nifete, ariko ubwo bukira atagize ute bukira ataraye akabari, ariko ayo mafaranga ya mituweli ariyo yonyine anoroheje. Hari ikintu maze kubona, uyu mwana yakoreye umubyeyi we ababyeyi b'ibintu byiza, urumva akabakorera akantu ukabona nyine ko gashamaje mu baturage, ahanyuze hose bahita batisha uriya ni umwana wamukoreye ibintu. Uzi iryo peti ubundi karitsiye uburyo biba bimezemo sibyo, iyo umwana akora ibyiza umvishe mu rugo, uzi ikintu cya mbere kiba usibye ko bagenzi bawe bahita bakwirikamo umwikomo bakakwanga. Usanga nk'iyo habaye akantu gatoya ati reka manze nkubwire, ati ugira ubwenge, ati wagire mu mwana kwa runaka, ati reba ukuntu ameze wagiye witwara nkawe. Noneho ku basisiteri bo ngo reba ngo nk'aya majoro wiriruka kamba urimo uratayira ijoro ngo buri mu biki, ngo wagiye umanza ngo ukajya kureba ngo uriya mukobwa wo kwa runaka ngo hari ko atakare ko akora imirimo iyi n'iyi, habaye iki akigwa mu rugo, ariko mana we ngo nabyaye nawe ugasanga ubwawe ukavuga ati mu rugo barananyanga ngo kuko wambwira gutya. Uno umubyeyi yakubwira gutya usuku kwanga ahubwo bari ukuguhana. Yego man, ariko hari nyine, ariko abantu twese tugira imitwe itandukanye, ashobora kumbwira gutyo nkumva kamanye, ariko hari n'uwabibwira agahita bati sinaburiya babwira iki ko, ugasanga nyine barakubitwa burya nabo nyine. Ubundi wagakwiriye guha umubyeyi wagaciro kuko ukimubona, kuko iyo mpano mu buzima bwawe ntabwo uzayihorana. Umunsi uzaramuka igucika ikava mu biganza byawe, ntabwo uzigera uvuga ngo nzangira kubona indi meze nkayo. Wapi pe. Ubundi nimba umugani ucibwa baravuga ati kaburani kaboneke ni nyina w'umuntu. Uriho kuko yabayeho, iyo atabaho ntuburiho. Uriho kuko yari yagize ibintu runaka yagukoreye. Nakwitwaza ngo wari kubyagwa n'izi ngizi waba warize ugasoza ubikesha umubyeyi wawe, waragwaraga karahangayitse kuryama akabyihorera, ariko paka kugira ngo ukure yavuga ati uyu mwana mubona gutya kumukuza kwanjye byarangoye. Ariko we wamara kwigira hejuru ukumva neza ko umurenzeho, ukumva neza ko utakimukeneye, ntabwo ibyo kuntu byagakwira mani. Buriya mu buzima ntuzigere wicuza kuba waravutse. Happiness wavutsemo nimba yarageze kuri iyi si, nimba aribyo batagukorera were kubiba kuvuga ati waye kuki bitabaye, vuga ati njyewe naravutse ndiho, reka nigwaneho mu buzima. Uzakurana urwo rwango sibyo muri wowe, wumve nta n'ikibizana kumarira. N'ubundi ukuranye n'urwango n'ubwonko bwawe bunaniza. Inzika zirabura mu bantu. Inzika ntabwo mvuze ko zitabaho, ariko nawe wasanga hari ufite inzika warakariye mu buryo runaka, ntutubere umuntu runaka bararakariye mu byo baragukoreye mu makosa, hari n'akantu waragukoreye ukamurakarira, ariko si byo yitwa umubyeyi, nta nubwo kiza kuba ko ari umubyeyi wawe. Urazi murakarira, sinakabaye narasubiye mu rugo, sinakabaye muvugisha, ariko kubera yuko namubabariye, urumva reka nkubwire Patosi, agaciro ka mbere nakuha umubyeyi. Nimba umubyeyi uzama agaciro ko yavuye mu buzima kugira ngo ubone ko ngo ari umwitayeho, umugure isanduku nziza yo kumusireke nziza yo kumushyinguramo, abantu bese uranayikoteye, urumvishe muri cya gihe yarababaye, yakwatse n'igihungu uramubwira ati ntayo mfite, yakwatse na senyisa byibuze yo kugura isabune yashije ntayo afite, arangije amubwira ati ntayo mfite. Ariko wowe aho uri uraryoshye, ubuzima bumeze neza. Nyamuneka ku munsi w'ubukwe bwawe uzatumira benshi, ariko we n'umutumire sibyo? Oya, ku munsi w'ubukwe uzatumira benshi, nibwo bazamenya ababyeyi bawe ni bande, ni bantu ki, sibyo? Ni bantu ki? Ku munsi w'ubukwe nibwo uzibuka kujya iwanyu. Ku munsi w'ubukwe bwawe nibwo uzafata inshuti zawe ati muzijye kubereka mu rugo. Kabisa.
ubwawe ngo ufite isoni z'utwo hasa. Yego mwana. Warahavukiye bro, haragukujije. Buri kimwe cyose wabonye niho ugikomora. Were kuvuga ngo ni habi. Nimba ufite ubutunzi ufite byinshi, hahindure habe heza uko ubyifuza. Niba rero nimba uri kubagwanya, byibuze uri gutebwa ipfumwe n'umubyeyi wawe. Nimba aracica ukuboko ukuguru, mwerekane kuko ni umubyeyi wawe. Were kumva neza yuko ngo ukwiriye kujya kure yiwe ngo si umubyeyi wawe. Ninde wundi uzabona se uzasimbura umubyeyi wawe? Ninde uzabona wagiye ku gisese nk'icyo mama wawe yagiye? Ninde muntu wahuye n'uburibwe se bukomeye nk'ubwo mama wawe yahuye? Ninde muntu se waraye amajoro avuga ati mana yanjye ntabarira umwana? Ninde waraye uhangayitse? Nawe mbese ninde muntu uzakugiriye umuhe kurusha uko izo umubyeyi yakugiriye? Yampaye nka data. Bagakwiriye kwiga tukibabona. Ibintu byose ndabivuga. Oya, ibintu byose tuzakora nta n'umwe uzakurutira umubyeyi. Ngo n'umuhanzi yarabiririmbye, yaravuze ati ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Impano idasanzwe muri iyi si dufite ni umubyeyi watubyaye, wa muntu waturebera amanywa nijoro adatuza, akaduha byose mu buzima twifuza, uburibwe, ubukene, inzara, akemera akabura ariko wowe ukararuriye uko nk'amezi 9 kwitayeho, akanagusibyo amezi 9 ibyo byose abigukorera mu buzima. Rero umenye ko icyo kintu yagukoreye, baramutse bakubwiye ngo ufata amafaranga ukishyure, nta nubwo wazigera ubona ikiguzi wakishyura. Icyo kintu niba mbeshya Imana impane, nta nubwo wabona ikintu wakwishyura. Uyu munsi ushobora kuba ufite umukunzi akagukunda kuko ufite amafaranga mu buzima ufite, akakubwira ati njyewe ndagukunda cyane, atari ko nitugera mu bukene sinzakomezanya nawe. Mama wawe se azaguta, azakubwira ati mu bihe byiza byawe nagukunze mwana wanjye, ati no mu bihe bibi byawe nzagukunda, ibihe byiza turi kumwe, nzagutera sapoti, sinzagusiga. Nuko icyiza rero dukwiye kumenya abo bantu. Umwana n'umwana mu rugo yagakwiriye kumenya neza yuko aho umubyeyi adashoboye kugera, umwana afite uburyo yagera. Namusapoti, namubwira ati mama ibyo wankoreye byari birenze cyane. Wari kumva neza ko ibyo yagukoreye ngo ari bikeya. Umubyeyi wo kwitangiye kuva ku kwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 9 agashira, wavuka umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, ukarinda ugira imyaka 15, ukagira imyaka 25, ku myaka 18 nako reka tubiheraho. Ku myaka 18 umenya kwifatira umwanzuro, ukavuga ati kiriya ni cyiza, kiriya ni kibi, ukamenya uburyo ugomba gukora ibintu byawe mu buryo bwawe. Ese ikintu wamuhanikiye ntacyo mwana, kuki umuteza abantu bakumva ko yabyaye nabi? Twagakwiye kwitwa icyomanzi mani, kwitwa icyomanzi. Umubyeyi akajya hariya amarira akamurenga, akavuga ati mana kuki wankoze ibi ngibi? Ati njyewe, akavuga ati ubundi harya batari we, harya n'abantu baba baramugiye, si dore ko ari kiteye tubayeho yameze amenyo ngo ihora ishimitse. Ariko tumenye neza nuko ubuzima bumeze gutyo, harimo n'abigira gutyo bakaba abandi atari uko bafite ikintu runaka kibari, ahubwo uvuga ngo ubwabo yaba icumi bitari ikiganiro aho gishobora kukugura. Buri mubyeyi wese ahava akagera ikamuha respect kabisa, kuko gisanzwe kwita ku mwana we, kurinda amagirane hari nabo bakitaho. Icyo nababwira ni uko muri abantu bagaciro mu buzima bwacu. Umwana wese uzi neza ko afite umubyeyi akwiriye kumufata neza kuko ni impano idasanzwe afite. Kuko umunsi umwe namuka avuye mu buzima akagenda, hari igihe uzifuza kumubura ukuntu utamuhaye ukimubona kandi ukazabibura. Ntekereza yuko nawe nimba udahora ukuntu umubyeyi wawe, ntabwo uziruka kumuha umugore wawe, abana bawe. Ukiza baravuga ngo umwana apfa mu iterura. Ibuka gukora ibintu hakiri kare kuko ejo ntawamenya. Ibintu byose birahinduka. Reka mu buzima urukundo nyarwo ruturuka mu byo twahereyeho mu buzima, mu rugo rwacu tuvukamo. Burya umuntu kwitwara neza nibyo bimuha intambwe agomba gutera, agomba kujya ibyo akwiriye gukora n'icyerekezo cyiwe kabisa. Twige gukunda ababyeyi tukibabona, mpana kumva ko tuzaberekana cyangwa tuzabakunda uko bapfuye, tukabashyingura mu isanduku nziza, sibyo, muri serikali nziza, tukaba imva tukayigotera,
yego ko ahantu ugiye kumushyira ni munsi y'itaka. yego igihe kizagera nimba ari ahahingwa hazahingwa. aho yazanye wa rwibutso ngo yakoze sibyo kabisa uzakuguma mu mutwe. Umunsi uzagera mu bibazo uzifuza ko uwo muntu waba umufite hafi yawe. Tumenye abacu kandi tumenye aho turi tugenda hose. Okay, rero guys, mu biganiro tuba dukora ubusanzwe everyday, yewe ndi Mr. Details na Mr. Patosi isanzwe. Reka tubabwire ati mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. 20